Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirebaza ngo imbere yawe iki cyapa kigubwiye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu n'imirongo ibiri ikoze nk'akantu k'agakubo. Kikaba kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujwe kuhinjira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, bakaba bari kukubwira ko aho hantu bujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe, waba umwanya muto cyangwa se umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu waparika ikinyabiziga cyawe umunsi wose, hari ahantu waparika ikinyabiziga cyawe ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? Aha hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ubabujwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa se ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hakaba ari nk'icyapa kivuga ngo birabujwe guparika umwanya munini, cyangwa aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda, naho ubabujwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online mu rurimi rukorohera. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Kunyuranaho bikorerwa he? Ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo inyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Oya, uba ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, bitewe n'icyerekezo
umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo cyangwa se bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo. Rero niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko ukibuka ko iyo bavuze ngo kunyuranaho bikorerwa he uvuga ko ari ibumoso, ariko bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso ukavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira: hehe, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, b hafi y'aho abanyamaguru banyura, c hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, d ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura ku makamyo, kunyura kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, za autobisi birabujijwe. Ibyo wemerewe kunyuraho ni ikibiziga bibiri, harimo nk'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, za velomoteri n'amagare, byo wemerewe kubinyuraho, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga. Hehe, hafi y'iteme cyangwa se hafi y'ikiraro iyo hari umuhanda ufunganye, cyangwa ugeze hafi y'aho abanyamaguru banyura, cyangwa se hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi, uba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga byose. Ibyo uba wemerewe kunyuraho ni iby'ibiziga bibiri. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko usobanukiwe. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuwe muvuduko: A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 60 mu isaha. Ayo ni amategeko awugabanya kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Umuvuduko ntarengwa mu isaha aba ari kilometero 60. Ku mavatiri y'ifasi ni kilometero 75. Kuri za velomoteri aba ari kilometero 50. Ku mapikipiki aba ari kilometero 80. Kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, biriya binyabiziga bigenda biri kwiceka, aba ari kilometero 25. Ibyo byose ni ibibazo babaza bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru uhita ubikora mu kizamini wakora mu kanya niba bikubaza. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda, niyo mpamvu ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? A umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C aho banyura bazengurutse. Kino cyapa uzakibona nugera imbere uzahita ugera kuri rompuwe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, kubera ko kiburira cyo ushobora no kutazagera kuri iyo rompuwe, wenda ugahita ukatira mu wundi muhanda bitewe n'icyerekezo uri kujyamo. Ariko iyo ari cya kindi gitegeka ubutegetswe kunyura aho hantu banje wazenguruka, niho bitandukaniye. Hari kino kiburira cyo bari kukubwira ko ugiye kugera kuri rompuwe, bari kubikuburira. Murabizi bino byapa biburira ubibona mbere, ariko iyo ari igitegeka harimo bino birango uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Murabizi bino byapa biburira bishyirwa mu ntera iri hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu bahabyerekana. Birashoboka ko rero wabona undi muhanda ugahita ucamo, icyo bari kukubwira bari kukumenyesha ko ugiye kugera aho banyura bazenguruka. Birashoboka ko utajya no kuhazenguruka bitewe n'ahantu uri kujya. Ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva
kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira. Mu ruhande rugenderwamo icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara asate: A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru; B, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara; C, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko so cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Bana bitubwiye hari imirimo iri gukorwa, wenda ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda bari kubikuramo, cyangwa se ikinyabiziga cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo. Ahategetswe kunyurwa hari ibimenyetso bashyiraho ibimenyetso bifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Kubera iki? Kubera ko bavuze ahategetswe, birumvikana bazakoresha ibyapa bitegeka, kandi bafite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Bakivuga ahategetswe wumve ko n'ubundi barakoresha ibyapa bitegeka. Ndakeka ko waramutamo A, turabahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye ku buhe buryo? A, ishusho ya mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara; B, ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera; C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Murabizi bakoresha icyapa kiranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso aba ari ubururu, ibirango biba bisa umweru. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda; B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubu ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo ari byo mwita ibinyoteri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda ikinyabiziga cyawe gicitse feri, kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramucyandika ku papuro. Turabahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi ushobora gukora? A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe; B, guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ubundi iyo ugeze hariya habereye impanuka hari abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ikindi uhita ukora ni ukumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Ikindi wakora ni uguhamagara ababishinzwe, ugahamagara abapolisi, bahamagara rimwe
kabiri ukamenyesha impanuka. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro utari wahisemo niza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba urose mu gihugu, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire code. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishamo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujwe gukata iburyo. B, tangiza ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C, kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D, nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, birabujwe gukata iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Uri kubona harimo agafresh gakata iburyo ariko ugacishemo umurongo ubereretse utukura, bivuze ko ubujijwe gukata iburyo. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ubuso buba busute: A, umukara, B, umweru, C, ubururu, D, umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Kino cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Wowe ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango. Murakizi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiri kubwira ko utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kiba rero gifite ubuso bw'umweru. Ndizera ko waramuzamo B, umweru. Ndizera ko waramusikandika wa papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A, amapikipiki, B, velomoteri, C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Haza cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Velomoteri ni igira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva, ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Impamvu babivuzeho banzi ko hari ibindi bibazo bakubazaho kugira ngo nuhure nabyo uzahita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda urombereje bice byinshi ibumoso. B, umuhanda uyoberejwe ibumoso. C, ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. D, kata ibumoso gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Kata ibumoso gusa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Bari kukubwira ko icyerekezo gitegetswe ari ugukata ibumoso gusa. Ntabwo wemerewe gukomeza imbere, ntabwo wemerewe gukata iburyo. Nta mahitamo ufite. Icyerekezo gitegetswe ni ugukata ibumoso gusa. Ndizera ko waramusitamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje kusaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cya nyacyo na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice bari kuvuga ni parikingi. Mbona ko parikingi biri hara ku nkombe mpimbano y'umuhanda, hari umuhanda ugarukira. Rero hara kuri parikingi ikinyabiziga kiba cyahagarara umwanya muto no munini. Ubundi igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba iyi B, guhagararwamo umwanya muto no munini. Ariko ano magambo bongeyeho avuga ngo ndetse no ku mihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, bitumye tudahitamo B, duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya ukababona bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto no munini bakarekeraho, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Niba arenzaho n'amagambo uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko icyo gice baba bari kuvuga aba ari parikingi, kandi kuri parikingi waparika umwanya muto n'umunini. Ndakeka ko waramusamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka. Ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa hari ibintu byarenze imbavu z'ikinyabiziga byabangamira imigendere isanzwe ibindi binyabiziga. Ariko ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Nibe ibinyabiziga byo bibyemerewe: A, imashini zihinga, B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. Ndizera ko waramusitamo rero A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya nurangiza ukomeze witonze. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Uri kugenda utwaye ikinyabiziga, ubonye umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda, ugomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhita uhagarara. Iyo afite iriya nkoni yera y'abatabona,
uhita umenya ko ugomba guhagarara ukareka akabanza akambuka umuhanda ukabona gukomeza urugendo rwawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago harimo n'iby'impanuka n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba guhita uhagarara ugafata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhita uhagarara. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika wapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, imvura iri kugwa, amatara y'urugendo. A ni meza kuko atuma ureba kure. B ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. C akwizeza ko abandi bakubona. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo wari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ari mabi cyane kuko arakugarukira akaguhuma amaso gatuma utareba imbere neza, akaba yaguteza ibyago by'impanuka. Ndizera ko mutazajya muyakoresha. Ndizera ko waramusitamo B. Turahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo agenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga babiri gukunda kuza mu kizami. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ni wowe utwaye ino modoka inovora iri kureguka. Uri kureba rino sangano ry'umuhanda tugezemo, tegereze neza uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Akwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. B kuvuza ihoni agakomeza. C tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye. D kongera umuvuduko mbere yuko abanyamaguru bambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Tegereze rino sangano ry'umuhanda tugezemo, hasigaye usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni A. Kwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Bundi ntagiye umuyobozi w'ikinyabiziga atanguranwa n'abanyamaguru. Uba ugomba kureka abanyamaguru bakambuka umuhanda nawe ugakubona gukomeza urugendo rwawe. Rero bankano hari abanyamaguru bahahagaze, rero zemerera bano banyamaguru bamaze bambuka umuhanda, nibamara kwambuka umuhanda ubone gukomeza urugendo rwawe. Video y'amashusho abazwa yose ameze gutya namaze kuyikora. Iyo video iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Banashyizeho nimero zanjye kugira ngo nuyikenera unyandike kuri WhatsApp nyiguhe video y'amashusho abazwa ameze atya. Ano mashusho aba atari ibyapa ahubwo y'ibintu runaka by'ubuzima uzajya uhura nabyo uri mu muhanda. Rero iyo video narayikoze nyandikira nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2 cyangwa ujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyireba amashusho ameze atya. Umara kwireba nta kibazo cyerekeye ku mashusho cyakugora, kandi amashusho bakunda kuyabaza. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka adakora yakora iki? Ugeze hariya kuri feruje niko mubyita mu ndimi z'amahanga, aho bari kuyobora ibinyabiziga bikoresheje amatara 3 ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo, ugasanga biriya bimenyetso bimurika byapfuye. Uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aguca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B gutwara neza nta gutinda mu isangano. C guhagarara mu isangano no guha inzira abandi bayobozi b'ibinyabiziga baturuka iburyo bwawe. D gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uca mu isangano n'ubwitonzi ukitonda kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye.
witondera ibindi binyabiziga uhasanze, kubera ko ntabwo aba ari wowe wenyine uhari. Rero ndizera ko waramutamo guca mu isangano n'ubwitonzi nkaho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, kubera ko biba byapfuye. Witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga uhasanze, kubera ko hari ahantu haba hahuriye imihanda ijya mu byerekezo byinshi, bivuze ko haba hari n'ibinyabiziga byinshi, ukabyitondera. Ndizera ko waramutse kandika wa papuro turahisemo. Ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode. Yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose kode ziri kuboneka, cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire, buri munsi ibizamini biri gukorwa buri saha. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari mu mujyi wa Kigali bari hafi turakwigisha. Waba uri kure cyangwa ufite nk'akazi katagukunda guza twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'amasaha ubonekaho agoranye kuba waza mu ishuri, tukakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana yabamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.